umugisha katurimbe 306 twishimiye umunsi w'Imana tubonaho ibyishimo n'umunsi turuhukiraho tuvuye mu mirimo imibabaro yacu ivuyeho no kwiganyira kose n'umunsi abakuru n'abato basingiza Uwiteka n'umunsi abakuru n'abato basingiza Uwiteka. Imana yarangije byose kuri uyu munsi mwiza kandi niho Kristo yazutse urupfu runesheje ngo dukize ibyaha n'ingeso mbi maze atwoherereza umwuka w'Imana ihoraho wamanutse mu ijuru umwuka w'Imana ihoraho wamanutse mu ijuru. Iyo tugejeje uyu munsi tubona ubukiriro tuba dusana basohoye ahitwa paradizo twari tuguye umwuka bije none tubonye amazi kandi si twasezeranijwe tuba tuyigezemo kandi si twasezeranijwe tuba tuyigezemo. None ingoma nyinshi zavuze guhamagara ayo bateranira gufungura ifunguro ry'Imana ubutumwa buramurikira abo mu mwijima kandi busana mazi meza ahembura imitima kandi busana mazi meza ahembura imitima nuko dusaba Imana iduhe umugisha musha kugira ngo tuzasohore mu bwami bwo mu ijuru niho tuzaza duhimbarisha ijwi ry'umunezero data wa twese n'umwana we kandi n'umwuka wera data wa twese n'umwana we kandi n'umwuka wera. None ingoma nyinshi zavuze guhamagara bayo bateranire gufungura ifunguro ry'Imana ubutumwa buramurikira bose abo mu mwijima kandi
busana mazimeza ahembura imitima kandi busana mazimeza ahembura imitima Sehemu yangu, rafiki